mukada ariko sitarangiza mfura nyuma y'ishyano oya tubanze duhere ku munywanyi wawe Jara umunywanyi wawe Sabe uwo biganye Butare yamuhereye mu mana aravuga ati izo njwiri zawe zakurenze ugeze mu Bubiligi ubona amavuta yewe enda mfasha so enda mfasha Gentile Deo kujya kurara be n'ukwirata ati Gentile abwira Sabe noneho zanjwiri zisigaye zarakuze zizavuna ibisokozo sha nakubwira ngo twagiye muri campaign afite dread ukabipinga amagarira witwa Brenda ati ngwino twifuriza inshuti yacu isabukuru nziza oya sinakubwiye ngo yari afite dread ukabipinga nyuma nitwamenye ikimunyuzemo nyine satani daimoni twinjira mu nkuru z'abakozi b'Imana ja mbere yuko twinjira mu nkuru z'abakozi b'Imana yego wa mugabo noneho ko mbona yabiza asa no umugore Moses twahirwa yatangiye kuzanamo ibyo kuvuga ngo iriya nkozi y'ibibi niyo ugiye kumbwira oya banza uzamuke na guca muri chief editor ati hari abarashwe aho ako kantu gasome numve ndebe ngo haraba ngo ngwiki ngo rwose umuzamu we nabonye abivugaho ukuntu wabibonye ariko bisobanura ngo umuzamu ngo ndatabaza uratabaza iki ko twamaze kumenya ko inkotanya ari ubuzima ko twamaze kumenya ko ari bo babohoye iki gihugu none nimba papa wawe yarafunzwe bihuriye he n'ubuyobozi bukuru wagiye kubaza ibyaha yazize n'ibyo yakoze bihuriye he n'ubuyobozi bukuru reka nkubwire rero mbere yuko nkwa amakuru ya Moses subizi se ko mba ngendana n'akantu ku kandi yego mbanze mucira umugani w'umugenurano mbere yuko mbabwira amakuru ye nahaherereye ubu none atuvugana kubera iki kubera ko nanjye naraye nicaye nyuma yuko ibikoba binkutse umuntu nk'uyu ubu yumwita inyangarwanda cyamwita iki uramucira uwo mugani Yego Jara birababaje mbere rero yo kubabwira amakuru ye mbanze mubwire ngo utazi yaturumbuka namenya naho yerekeza yego uwanze kumvira icyo navuze azumvira iki ijere yagiye kumvira amageragere papa kamba wanjye rero nkuko twinjiye mu bakozi b'Imana ndagira ngo iyi nkuru yose igendane n'abakozi ba Yesu noneho nigera mu bayumbe biryohe nimba Medi aje tubizi ko yabaye umukozi w'Imana katubeshya ngende umukada urumva nabigenza gute iyo yenda ni inkuru nshobora kuvuguruza akatubeshya yego ngo avuye ngo mu muziki kandi noneho namenye n'indi next destination ye yego kandi igomba kumugarura mu muziki nk'uko yabitubeshye umwaka ushize itariki 20 zingaye ni ryari mbonye akora ibitaramo bihoraho yakiriye ubwo abakobwa batatu bari baherekezanyije bayobowe na Mackenzie n'ibiki sinzi inkuru y'uwitwa uwa Severine se na connection na blessing igiye kuza hagati ye na Mbonyi Jara ibyo narabimenye kugeza ubwo Mbonyi ngiye kumwihera ubutumwa k'umunyamakuru w'umuyoroba uteye ubwoba ibyo nabyo namaze kubimenya ibyo byo mbicaho hejuru gikada nyine ntakomeretse ko Mbonyi blessing igihugu nuza kubona iminota umbaza impamvu korabo ya The Ben na Mbonyi yagize gute umbaza impamvu The Ben ni umukozi w'Imana ariko noneho twinjira mu nkuru nziza za Yesu duhere ku mudamu witeretse ufite indirimbo igihumbi ubi igihumbi na rimwe yamaze kugeraho Aline Gahongayire ngiye kwinjira mu nkuru ye n'uburyo yagiye kuba muri Belgium n'uburyo Diogene yamaze kumureba ijisho ryiza Diogene ni umupapa harimo gupfuka ni umukapo yego oya bibi yabarira iyi nkuru igiye kubanza imuzamurire hehe Brasos ariko none ngiye kugutunguza inkuru y'umunywanyi wawe Emirene mbanze ninjire kuri Vestina na Dorcas uburyo Emirene yanababajwe cyane n'uburyo Vestine yadefirije agashyira miliya misatsi none umuntu yarongowe iyo agiye mu murenge tekereza ko ubu kimufiteho ijambo iminsi ibiri ishize uwitwa Vestine amwandikiye ibaruwa isezera ivuga ngo dore iby'umugabo wanjye adashaka nyuma yuko abimuye aje kubatuza hano i Kigali umuryango wose ibyo sinabivuze umuryango wa Vestina wose uri i Kigali bikozwe na Uwedraogo Uwedraogo ni umukire afite famiye y'abakire afite ukuntu ya supplyingaga n'ibintu bijyanye n'insimburangingo afite famiye ikomeye iri muri Sweden ubukwe bwari kuba mu kwa 8 buzaba mu kwa 12 buzabera muri Sweden bwa Uwedraogo na Vestina
kuva muri Swede bizarangira agiye mu kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwisha umuntu bita Emirene na Festina arasigana na Dorcas. Emirene atakaza niyo boss ku mukozi wa Yesu, nta kuboko kw'ibumoso yatakaje. Iyo si inkuru. Biri buze kudusaba isengesho kugira tubyinjiremo kandi Emirene aze staying strong. Ndagira ngo nze kwinjira mu muyumbe wa data dusoza inkuru, mubwira uburyo Rugaju Rigani yamaze kwirukanwa muri Kigali Universe. Urangira ute? Yatangiye guhimbagwa, agiye kuvuga ko yasezeye. Wasezeye akazi. Ni RBA yakubwiye ngo usezere. Yari isanzwe iyobewe ko uhakora. Mbabarira unzamure nkwereke ikintu gukorera Jara. Yakoraga ariko. Akora iki? Akora iki? Akora hehe? Kigali Universe ibibazo tumaze iminsi tuvuga ifite. Nubinsubizemo. Umbaze umuyumbe wa Yesu gusa. Twinjirane n'ijambo rya Yesu. Katwinjire. Alright, Jara's Official TV nanone kandi turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Turibuka twiyubaka mu gihe cy'iminsi 100, ariko kandi twizere ko mwasohotse mu cyunamo neza cy'iminsi 7. Twizere rero ko mumeze neza cyane. Ubwo ngubwo nk'ibisanzwe mwamaze kuyibona ko kuri kamera turi kumwe n'umukada w'Abanyarwanda, umukada wanjye, ariko kandi akaba n'umukada w'abayumbe ba data. Ba data buja we. Ba data buja. Ba data buja. Mana ya. Turiteretse rero, turiteretse ubu ngubu twiteretse muri Urban by City Blue, niho tugiye kuba tumenera twanzika. Yambwiye ko kubomora byo atakibyumva neza, ariko turanyuzamo nyine tukanabomora. Bwa butumwa barabumenye ko Nyirasharisi nyine yahuranyije. Tuvuga ati nzamukorera icyo ntavuze. Icyo ntasobanuye. Icyo udasobanuye. Gikada. So umukada rero nizera kumeze neza. It's been a while. Araciyemo agahe. Abonye wowe gahunda zawe zo kwibuka zose warazikurikiraniye mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Yego. Za Kayonza nabaga gukurikira kabisa. Gikada. Papa kutankurikiranye we. Vuga ntumukada w'Abanyarwanda ari he, ariko nkabona ko nawe uri muri gahunda nk'abandi. So rero ndizera kumeze neza, ndabona urakoze cyane. Akajya mureza ari kose mu mabara wishimira. Muri ya mabara yaka mu cyumba cya Papa Kamba se nzajya mbita nkugaruka uzangira ute. Urakoze muri ayo mabara iryakwaka niri. Iry'umweru bajya bavuga ngo umukara siba. Urakoze cyane Papa Kamba wanjye, ndishimye kuba twongeye guhura tuvuye mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nyemera mfata amasegonda nshimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukomeje kugenda butwereka umurongo mwiza kandi wa nyawe, kwigira ndi umunyarwanda, kwihesha agaciro, ariko kandi viziyo. Mubizi ko turi muri NST2. Urabisobanukiwe iyo twinjiye aho. Ubwo rero nk'umukada muri iki cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ntago nk'umukada mwumva icyo bisobanuye nari gusigazwa inyuma. Nagombaga kureba ahantu njya. Urabizi umwaka ushize nari nagiye Karongi mu murenge wa Murambi, dayimoni yitambikamo ndi gutaha mba ndakindutse. Ntago wakindutse. Waragubanye. Yarejisa zakorera ubona avuze. Yego, ariko Imana iraturinda. Tugaruka Gikada. Iki cyumweru rero twari mu karere ka Kayonza. Dushimira ubuyobozi, meya, ba executive batandukanye, uhagarariye ibuka, ariko kandi twari tujyanywe n'ibikorwa byiza by'urukundo byo guhumuriza abarokotse, tubabwira ngo turi kumwe, tubabwira ngo kandi aya mateka mabi yaranze igihugu ntazagaruka ukundi. Ariko kandi n'ibyo bikorwa by'urukundo twaremeye abantu imiryango irenga 40. Yego. Tubafasha kubona mituelle de santé, ni ikintu cyiza. Dushimira ubuyobozi bukuru bwa Nino. Ariko kandi umukada
dutanga urugero fatizo kuri bagenzi bacu, abanyamakuru, aba-influencer, aba-tiktoker, aba-cineaste, nubwo hari abagiye bacumbagira, nubwo hari bagaragaje imyitwarire itari myiza, ariko barakeburwa, barakigisha. Imana ishimwe ko njya ahantu narindi abakese z'ingenga bitekerezo zagabanutse. Urabona ko abayobozi bari gukora ibikorwa byiza, ariko nanone nirwo rwego rwacu rwo kumva iby'ubuyobozi bukuru butubwira, tugatera ikirenge mu cyabo, ubundi tugashyigikirana kandi tugakomeza twibuka, twiyubaka, twigira ku mateka, twubaka ejo hazaza. Urakoze gikada. Uramenye uhera eko nibutse cyagiye nakubwiraga ngo abakunzi bacu baratumenye, hari udushati nzamo turabagirana nyine ukavuga ati abakozi ba data ewani ubugu kuri iyi nshuro ndi kukubona muri Eglise Evangeliste. Nge narinzi ko ari Methodiste. Sha uravanze n'ukuri, nagendeye n'abameto uze kumpa ijambo cyangwa nuko ntafunze go cyangwa ni Eglise cyane muri association. Imana ni urukundo, niyo mpamvu nambaye rukundo nde. David se oya yenda shyiraho rukundo Beckham. Rukundo Dawidi. Papa Kam. Narizi ko ari David kugira ngo ubwo nyine duhere muri za Zaburi. Za Zaburi se nyemerera ngo usabe, ariko jara wari umukozi w'Imana. Hari abantu ngo ibizima bihura bimeze binese. Ubu byabaye 8. Satani yakajije umurego. Ubu ni 8 kabisa. Nyemerera nimba yakajije ubwirinzi cyane cyane. Ariko se Satani yakegese Imana ngo bayiroshye mu isi ngo iriruhutse, tisinge wagukira, ariko wasiwe ugushije icyo navuze ishyano se. Oya ibaze Satani yakegese Imana ngo habaye imirwano itabaho. Ibyo biranditse cyanda bihiye. Oya biranditse mu byahisho ngo habaye imirwano itabaho, kandi ngo hari abayoboke Satani yamanukanye utagira ngo ni yarashyigikiwe. Ahantu turi abanyantege nke nkatwe irari ibishuko, akavuga ati wasiwe no mu ijuru ngo babanje bakora fete. Wibuke ko habanzaho ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo Yesu ni mwishime muvuze impundu fura yaje. Ariko Imana nayo yadukubise geragezo ya Satani se ababaga. Niyo mpamvu tugomba nyine Satani nihe ajya agufatisha ukavuga ati Satani wandekuye. Yego yego unano uyo ntabwo turi muri penitentiaro. Nari nahuragije aruhavuze oya nari mahuragije nagiye guhera kuri tunda na ewana narayamanitse tunda rikizamo nzabasezera. Apana bimwe bya Haruna adasezera. Nge nzaza amasezere mbabwira ati igihugu cyasezerano kigendana n'ubuhanuzi. Ariko Jalasi ukiri aho ngaho nyemerera uri umukozi w'Imana warasenze, Bibiliya urayizi sinyikurusha. N'imyaka simwe n'amafaranga samwe byose nge mbyahuranya. Natangiye gucayuka. Nyemerera dufate nk'umunota dusenge. Yego mubwire umuntu utunga ikiganza. Muri ADPR baravuga ati mumutunga ibiganza. Ngo ubwo biba bihagije blessing abayicyuye. Tumukureho se oya deliverance ifite abayishinzwe. Ariko dutangire dusengera umuvandimwe nabibreakinze mu mezi abirashize, ariko sinatsindagira kubera ari uburwayi, ni ikibazo gikomeye. Ariko umunya Brazil Robertinho wamaze kwereka umweyo ngo yagiye kubera ikibazo cy'uburwayi bukomeye bw'amaso, yamenya tactique zigenda gutarwaye. Bivuze tumafse yego burya Robertinho ntabona ararwaye bikomeye. Basa agasengesho gato none tumenye ukuntu bongera kudukunda mu ijambo rya Yesu. Ngaho gatambukemo. Data wa twese uri mu ijuru, urebereye imaze icyumweru idakora imyitozo. Yego ubundi uyifashe ko
itazajya ku mwanya wa gatatu kuko uwa mbere birasobanutse. Amen. Oya birasobanutse. Robert Nyabona amasaziro ya data. Yesu we nukuri. Iyo ni imwe mu myandiko twagiye tuvuga. Nukuri. Harya ni atatu saribwa ari musirimwe. Ariko ngo niyo wazana ngo bomba atomique ntago ngo bahaguruka. Okay. Yego nuko nyine nashaka ko dusengera umuvandimwe ariko ibyo ni inkuru tuba tumaze iminsi tuvuga sinzi fata ijambo nka Chief Editoriante hose tumene. Umukada w'imfura. Okay. Fisi wamubonye? Fisi afite ukuntu yararutse. Kera nyumva mwenyewe Jean Paul yajyaga avuga ati Fisi warongo yakiri uruhinja kandi ugwashize nk'imyaka 4 none ndibaza ese Fisi yaradivorushije byagenze bite kwejo undi mu mezi 5 ashize aribwo yaronshinze ngo washaka akahizirika ariko yatangiye kumumena indobo z'amazi ngo ntashaka musiga kibaza niba ibintu byo kweditinga ntabyo afite jureka man birani ibiki. Oya Fisi man none se nawe ujya ukandaho kuri K&D umva ngende umukada w'igihugu nogoga igihugu cyose ari urundi rwaruka rugenzi rwe rwitwa Derrick Gere yigeze gufata madamu bamwitirira bajya kuvunaguranira hari Nyamirambo baravunagurana undi ngo aratwita atasinda nivamo inkuru nayishakishije nyuma y'iminsi 7 ndayibura mita nibuka uwitwa Pirato ajya kwigisha ibyo navuze. Toka Daimoni nimba ndushye mu Pirato dukumire Toka Daimoni mukada reka dukumire Imana ishimwe ko umuvandimwe mwagiranye ibiharaha yiteretse ariko kamera nayururutse kareshya nka Messi ibyo ndagiturumbuka ni wankangisha ngo urampemba njyeho mukada ya nagiturumbukamo bashaka abantu bareshya gute. Okay. Abandera harya wa mukinyi wakinaga muri ntuza muri mu Bwongereza muremure yitwaga Peter Crouch. Uwo kabisa. Na Erikada. Tugende mu mujyi wa data. Ubw'Imana iri mu ruhande rwa Jarasi kabisa. Mubisha yava hera. Ndagira ngo twinjire muri Luka. Muri Luka niho murongo wa gatatu urabizi ko Luka ari umuganga buri ahuje stati n'umuntu navuze tumusuhuze Luka ubwo Luka ari docteur mama ntuzi Luka ari docteur gakomereza Matayo utamenye ibintu bye Marika ari umuteka bitwe ibikize umukada ariko sitaranginjiza mfura nyuma y'ishyano oya tubanze duhere ku munywanyi wawe Jara umunywanyi wawe Sabe uwo biganye Butare yamuhereye mu manara avuga ati zo njwiri zawe zakurenze ugeze mu bubiri ubona amavuta yewe enda mfasha so enda mfasha Gentile Deo kujya kurara be n'ukwirata ati Gentile abwira Sabe noneho zanjwiri zisigaye zarakuze zizavuna ibisokozo sha nakubwira ngo twagiye muri campaign afite dread ukabipinga amagarira witwa Brenda ati ngwino twifuza inshuti yacu isabukuru nziza oya sinakubwiye ngo yari afite dread ukabipinga nyuma nitwamenye ikimunyuzemo nyine Satani Daimoni twinjira mu nkuru z'abakozi b'Imana ja mbere yuko twinjira mu nkuru z'abakozi b'Imana yego wa mugabo noneho ko mbona yabiza asa n'umugore Moses twahirwa yatangiye kuzanamo ibyo kuvuga ngo iriya nkozi y'ibibi niyo ugiye kumbwira oya banza uzamuke naguca muri Chief Editor ati hari abarashwe aho ako kantu gasome numve ndebe ngo haraba ngo ngwiki ngo rwose umuzamu we nabonye abivugaho ukuntu wabibonye ariko bisobanura ngo umuzamu ngo ndatabaza uratabaza iki ko twamaze kumenya ko inkotanya ari ubuzima ko twamaze kumenya ko ari bo babohoye iki gihugu none nimba papa wawe yarafunzwe bihuriye he n'ubuyobozi bukuru wagiye kubaza ibyaha yazize n'ibyo yakoze bihuriye he n'ubuyobozi bukuru reka nkubwire rero mbere yuko nkwa amakuru ya Moses subizi se ko mba ngendana n'akantu ku kandi yego mbanze mucira umugani w'umugenurano mbere yuko mbabwira amakuru ye nahaherereye ubu none atuvugana kubera iki kubera ko nanjye naraye nicaye nyuma yuko ibikoba binkutse umuntu nk'uyu ubu yumwita inyangarwanda cyamwita iki uramucira uwo mugani
Yego jara birababaje birababaje mbere rero yo kubabwira amakuru ye mbanze mubwire ngo utazi yaturumbuka namenya naho yerekeza yego uwanze kumvira icyo navuze yego azumvira iki ijere yagiye kumvira amageragere papa kamba wanjye rero nkuko twinjiye mu bakozi b'Imana ndagira ngo iyi nkuru yose igendane n'abakozi ba Yesu none nigera mu bayumbe biryohe nimba Meddy aje tubizi ko yabaye umukozi w'Imana katubeshya ngende umukada urumva nabigenza gute iyo yenda ni inkuru nshobora kuvuguruza akatubeshya yigo ngo avuye ngo mu muziki kandi noneho namenye n'indi next destination ye yego kandi igomba kumugarura mu muziki nk'uko yabitubeshye umwaka ushize itariki 20 zingaye ni ryari mbonye akora ibitaramo bihoraho yakiriye ubwo abakobwa batatu bari baherekezanyije bayobowe na Mackenzie n'ibiki sinzi inkuru y'uwitwa Uwaseverine se na connection na Blessing igiye kuza hagati ye na Mbonyi ibyo narabimenye kugeza ubwo Mbonyi ngiye kumwihera ubutumwa k'umunyamakuru w'umuyoroba uteye ubwoba ibyo nabyo namaze kubimenya ibyo byo mbicaho hejuru gikada nyine ntakomeretse ko Mbonyi Blessing igihugu nuza kubona iminota umbaza impamvu korabo ya The Ben na Mbonyi yagize gute umbaza impamvu The Ben ni umukozi w'Imana ariko noneho twinjira mu nkuru nziza za Yesu duhere ku mudamu witeretse ufite indirimbo igihumbi ubi igihumbi na rimwe yamaze kugeraho Aline Gahongayire ngiye kwinjira mu nkuru ye n'uburyo yagiye kuba muri Belgium n'uburyo Diogene yamaze kumureba ijisho ryiza Diogene ni umupapa harimo gupfuka ni umukapo yego oya bibi yabarira iyi nkuru igiye kubanza muzamurire hehe Brasos ariko none ngiye kugutunguza inkuru y'umunywanyi wawe Emirene mbanze ninjire kuri Vestina na Dorcas uburyo Emirene yanababajwe cyane n'uburyo Vestina yadefirije agashyira miriya misatsi none umuntu yarongowe iyo agiye mu murenge tekereza ko ubu kimufiteho ijambo iminsi ibiri ishize uwitwa Vestina mwandikiye ibaruwa isezera ivuga ngo dore iby'umugabo wanjye adashaka nyuma yuko abimuye aje kubatuza hano i Kigali umuryango wose ibyo sinabivuze umuryango wa Vestina wose uri i Kigali bikozwe na Uwedraogo Uwedraogo ni umukire afite famiye y'abakire afite ukuntu ya supplyingaga n'ibintu bijyanye n'insimburangingo afite famiye ikomeye iri muri Sweden ubukwe bwari kuba mu kwa 8 buzaba mu kwa 12 buzabera muri Sweden bwa Uwedraogo na Vestina kuva muri Sweden bizarangira agiye mu kazi muri leta zunze ubumwe za Amerika kwisha umuntu bita Emirene na Vestina arasigana na Dorcas Emirene atakaza niyo boss ku mukozi wa Yesu nta kuboko kw'ibumoso yatakaje iyo si inkuru biri buze kudusaba isengesho kugira tubyinjiremo kandi Emirene aze staying strong ndagira ngo nze kwinjira mu muyumbe wa data dusoza inkuru mubwira uburyo Rugaju Rigani yamaze kwirukanwa muri Kigali Universe urangira ute yatangiye guhimba ngo agiye kuvuga ko yasezeye wasezeye akazi ni RBA yakubwiye ngo usezere yari isanzwe iyobewe ko uhakora mbabarira unzamure nkwereke ikintu ngukorera jara yakoraga ariko akora iki akora hehe Kigali Universe ibibazo tumaze iminsi tuvuga ifite nubinsubizemo umbaza umuyumbe wa Yesu gusa twinjirane n'ijambo rya Yesu katwinjire umukada noneho reka twanzike nyemerera uvuze byinshi cyane noneho sinzi ko ndi mubyibuka ariko amazina yo ndayibuka yego amazina ugarutseho muri uyu mwandiko harimo Israel Mbonyi yego harimo Mama Gahongayire yego harimo muyumbe wa data Rigani Rugaju yego harimo Vestina Ishimwe Egwana uyu nguyu uririmbana na Kamikazi Dorcas rwose birasobanutse abakaba bamanagingwa na Murinda Habi Irene munywanyi wawe akaba umugore wa Idrissa Uwedraogo ariko kucya tankunda nizere ko nawe uri mu bavuga amazina neza ndumva abantu Meddy nawe wamuvuzeho abo ngabo ndumva the number one uvuga uti Meddy ibyo kuvuga ko avuye muri gospel sibyo no kuba yarasezeye umuziki nabyo sibyo ngiye kumena jara ngiye kumena turahera he
ladies first yego ladies first simbizi ariko mbanze mbwira abanyarwanda twatangiye tubivuga ngo turacyari mu minsi 100 yo gukora ibikorwa byiza. Kimwe muri ibyo bikorwa byiza nuko abakozi b'Imana tubaha amakuru kandi meza, ariyo mpamvu nshimira Papa Kamba ntangira ngushima. Ni ibintu byiza twari tumaze iminsi twarapaganye, iyo winjiye uvuga turi Imana yakandi kamoso tuba tubibona jara nukuri, tubona umwuka w'Imana wagusabye. Mbabwira ntabadashona nimuze mbe mbatungira urutoki nukuri Imana biriya bintu nundi mwuka ndabyishimiye urantunguye, ariko ngiye mba ndi tayari ahantu hose. Reka nkwereke rero aho goga rero mfura babarira dushaka umurongo twinjirira uko byamera kose dushaka. Urabuhe se noneho kandi sinkuzi nge mvuga indi mu mutwe. Tubwire uri kugufasha muri iyi minsi utitaye kuba guca intege, ahubwo mukunda abanzi banyu mubagirire neza. Yego, ibyo bintu bijyanye n'abantu tugiye kuvuga. Abanzi babo babakunde babagirire neza, muguriza abantu mudatekereza ko bazabishyura. Ubwo aho ngaho ninjiye kuri Medi, harimo no gukuraho se. Aho ninjiye kuri Medi, mugirire abanzi banyu mubagirire neza. Aho ni Aline Gahongayire. Abanzi bese oya ndaje mbyinjiremo dushaka umurongo jara. Uyu nuwo mpfuye gusoma hanga. Nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, ingororano za Vestina zigiye kuba nyinshi. Akorera ubukwe muri Suwede. Yego, twinjiranemo neza. Namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza babi n'indashima. Rugaju rigani nasohoka muri Kigali Universe azarushaho gukorera Yesu abo umwana w'isumbaki byose. Hariya yatanaga se bari muri Karafu Generation. Oya ntago yatanaga. Yego, ubwo rero uyu murongo mvuye kubifashisha gahunda zihari, katubwira n'ibya Fortibet. Fortibet ariko iri ku giti cye, hariya Skol uri gukorana na Kigali Universe. Okay, yego. Ubwo rero sinzi nimba hari umurongo nawe uri kugufasha kujya tuwinjiremo mene. Dusome se nka Zaburi 110 tuyishimisha iki? Imyirongi. Yego, kadusome nka Zaburi 110:6 ivuga ngo izacira imanza mu mahanga, izuzuza abantu. Sha waburebe Emirene umuciriye urubanza pe. Niyo boss kamucika yarijirishije akajya yiriza disi, kumba impande zombi ziri guhomba. Ni both side. None ninjira mu bya ubusara sigarana Dorukasira. Mana yanjye. Oya kaduhindure dusome muri Zaburi 110. Hindura pe. Nariya naye mbonye ngibumbe nyinshi bike. Oya ntabwo bihesheje Imana. Ibintu by'igoma reka tubiveho. Ahubwo dusome muri Zaburi 110. Yego. Umurongo wenda wa 11. Yego. Ati nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Yo Vestina yubashye Imana. Yarayubashye nubwo yaroshyemo ibintu bidasoba. Waya ngo mwari kumwe ngo mwahuriye. Jewe nuko nahamusanze urumva itajugumira, ariko arandenganya ndishanya rawe igihugu. Arandenganya rwose kubikurikirana wahantu mukadana wakurikiranira ibintu nabimenye. Mwarahuriye. Sha umushyitsi waramufashe barabihengeka, ariko aranyangira ubusa. Nukuri kose reka ntangire nsuhuza ubundi tumene. Ndasuhuza umuvandimwe wanjye ari we wa Jalas bamwita CM Poppy. Ntago ari umukozi w'Imana ntumutindeho. Hari undi muvandimwe ugenda undeba ijisho ryiza bamwita Eric hakurya y'inyanja y'Abahinde. Aho ni muri Sydney. Ndasuza Gilbert wanjye ubarizwa muri Grace Company. Yego, na wankunde. Aho ni Nyamirambo. Aho si Nyamirambo, muri Maison Trésor. Yego. Ndasuza murumuna wa mwenyewe boss witwa Titi kutoka Kentucky. Nawe suhuza inkumi yawe ubundi twinjire. Inkumi yawe irasoba ntago wagiye byara mu gasozi. Kinege cya hip hop.
baba bakinege we twinjire mu ndirimbo igihumbi. Reka mpere mu ndirimbo igihumbi. Reka nururutse ijwi reka nururutse ijwi kugira nze gushyuha mu kanya. Uribuka trend zagiye zivugwa kuri Aline Gahongayire, uburwayi, abantu bagahimba ibintu, bagahimba amaplanka, nawe akayabafashamo, rimwe ati ni yatwise, ubundi bati ni filime igiye gusohoka. Uribuka ibyo bihe? Uribuka n'uburwayi bavuze bumaze igihe n'ibiki? Nidukomeretse aho bidasobanutse umbwire cyangwa bitari ngombwa. Ndabwibuka bwa kanseri bigeze kuko yego bwavuzwe, yakoze na interview abisobanura. Yes, igihe ari mu Bubiligi. Okay. Sorry. Bimara rero igihe aza gufata decision yo kujya kuba mu Bubiligi. Yazaga mu Rwanda aje gusura. Ubundi akajya hariya. Hari igihe biba ngombwa ko ideplasa, biba ngombwa ko ari abantu ucika, biba ngombwa ko uhindura kirimo. Yego. Aribwo rero namenye Blessing iyi nkuru imbabarira imusange, imunezeze, imushimishe. Ko nanjye namenye Diogene umureba ijisho ryiza, ndetse bivugwa yuko n'igikwe gishobora guhita kigaragaza. Ese yo si Blessing? Si ibintu byiza? Ubu nagiye kugaruka Serebura yasusurutse rwose man. Ariko urabona ko Imana nta igihe cyose Imana yaguka. Arya ninde yakoreye ibitangaza? Ni Elizabeth. Ninde muri Bibiliya? Ninde harya we? Hana. Oya Hana sumenya bitare. Hana ni Hana. Oya nyine ubwo birumvikana. Ariko se we turebe umuntu wabanje kugira parikuru nziza. Ego uriya mudamu wa Aburahamu yari yarubashye Imana na Gahongayire indirimbo igihumbi zagiye kuzura ari uko yayubashye. Aburahamu se kari Sara. Ubwo Sara rero se yaje gushumbusha ruhinja ruhinja, imuhaye Isaka. Isaka cyagiye bavuga ati mukegete. Yego. Ikarangira umwana w'icyo ntasobanuye yagaragaye nk'intama. Rero iyo ni Blessing. Ayo makuru nayamenye kandi aba bose nabo mu Bubiligi. Uyu Diogene no mu Bubiligi. Bakuvuga ngo anytime impundu ziragira gusa. Oya ijisho ryiza ni muri ya mayeri. Igikwe. Mwese inkurira mubabaza. Nimbise nago bamumutwara. Hari umuntu uzurahita umutwara bucya mutwaye. Keretse yo mvuga imigi n'ibiki n'icyakora. Diogene inkuru nziza kuri Aline Gahongayire. Tukiraho rero muri cya cyanditswe twahereyeho. Ngabo Medda bariteretse ngo agiye kuva ngo muri gospel. Yego. Abeshya. Nyine ntago abeshya. Nta ndirimbo uzi nta makora buze afite atarasohoka. Akenshi ibintu Medda yagiye avuga agiye abikora. Nk'ibiki? Nko kuyijyamo. Yego gospel. Abantu bakavuga ati ni complete lise nyine minarangiye. None se ko nigeze ku breaking uburyo iriya tuwa yatangire Canada igomba kuzasorezwa mu Rwanda. Ubu yibagiwe ko yabivuze. Meddy rero ibyaba byose gukora izo tuwa hari ikintu namenye. Reka ngivuge mu mayeri. Ushaka gusezera umuziki. Ariko wende ibyo yapanze kuri kalendari ye akabanza akabirangiza. Noneho wenda akavuga ati sinzongera gusohora indirimbo. Ayo siyo makuru rero nzanye. Ibintu birahinduka. Wa mwandiko warakomeye wa The Ben na Amerika. Ubwo mu mayeri nugira ikindi kintu urenzaho. Ubwo numvise. Uwitwa Meddy. Nawe hari ibindi bintu byagiye biba. Buriya hari afite na company y'ibintu bijyanye n'amapine n'ibiki. Iyo company narayimenye bariya n'abasini aba bashora. Kugeza ubwo namenye ko Medarama yari yazanye agiye kuza gutura Kenya permanently. Yego. Ariko Kenya ari ahantu habo. Ariko kubera ariho yakoreye amahiti yazadusumase. Kubera ariho yakoreye amahiti. Azajya muri Tanzania ajya kwisumira. Ubundi se yaje imuhira. Ari ahantu na parewe arahiyumva cyane. Yaje mu rugo. Yaje imuhira. Katikati se? No nimba ari ibi. Ngo imuhira ngo ububaye degrade. Imuhira hajya haba imingaro nyinshi. Kandi wibuke ko ari umuntu wanga itangazamakuru n'utuntu yijandikamo. Kandi wibuke ko ubwaheruka bwa mbere. Nyine yarayemo iminsi ingahe? 5 Remera. Nabyo biba bimuhavye. Ushize naracitswe mvuganeyo. Rero Meddy naze ngo atubeshye nje namenye Nairobi. Nje nkibaza ngo nk'iyi nkuru yakiriye umwana. Izina ry'Imana nk'iyi nkuru wagakwiye kuyimfashamo. Dr. Saramuzana barazana. Dr. Yego. We. Yego. Simbizi nicyo kintu ntazi. Umuntu ajya no muri misiyo y'akazi. Akidemarika. Abandi bari guca ibihumbi za 40 konseri ze zirazwi ngo araparitse koko ariyakiriye.
biragoye Kenya naza akagaruka muri showbiz biragenda bite arakora ibindi ariko showbiz nta bakozi b'Imana nigeze kubaza umuvandimwe ntibyumvikane nabi naho gatari ku abasirikare ko basabwa ibikwisacrifice ibintu bikomeye kuba serious buriya wa musirikare ukorera Imana shandi kubibaza umuntu w'umurokora arambwira ngo byashoboka aba ansangije story y'ukuntu yari ari Darifuru ngo noneho hari ukuntu boherezaga abana baje ngo kubaneka ngo yamucapye ikintu cyitwa ngo hano tabatwa na pa ngo ariko naramuhanaga ngo wese ko itama ritari sanya kunyamoto amudemashwa ndavuga ate sizo nshingano none subwo umwanzi wiyaza kadukegeta urumva atari bwo nari kuba nyine ni ibintu n'ubuhamya ni story n'abacuti banje ariko nyine hari ibintu bisaba ko tuba abakozi b'Imana dukora n'ibindi iyo nkuru nayimenya ya Meddy n'uwanjye ngomba kubagenda runono yego ntabyumvise ubwo Meddy muri make icyo numvisemo cyo nuko harimo gahunda zo kuza kuba Kenya oya hari impamvu yabanje kubitangaza uriya numwita umwana kuki atacecetse yego kuki atacecetse ngo tubyibonere ko afite projet ko yatangiye tuwa ko agomba kuza kuba Kenya ibyo nazi ni bya docteur iyi nkuru arakandaho ndabiza arakandaho ntandenganye ibya docteur nibyo nazi umva nkubwire rero inkuru yanzanye ni ya Vestina ni ya Emirene wawe ibindi bya Rugaju ndabizamo nyuma nabwo ubonye ko ufite iminota yego nyibwirire rero navuze ibintu byinshi navuga ibintu bagashyuha icyo numvise cyo gutangira watubwiye ko yanditse ibaruwa yego ntago yamusanze ngo baganire Vestina yandikiye ibaruwa icyanangaje mu ibaruwa cyantangaje narakubwiye jara jyumfasha narakubwiye ngo amakuru yose aheraha hace mu kwezi hace matatu hace mu munsi umwe iyi nkuru iragaruka bazaduha credit kubera iki kubera ko hari hasigaye projet imwe yonyine bagomba gusoma yari recorded banakora n'izindi ariko nyuma yuko arongowe mu kwa 12 ubukwe bwari mu kwa 8 nyuma yuko arongowe mu kwa 12 babyimuye bizabirangiye Dorcas azamu managinga wenyine ibi nibyo bavuga ngo menya prime time yawe menya ibihe byawe byiza ugira icyo bikuramo Vestina kuyemo iki umutajiri I swear umukire ingata kugeza ubwo cyagiye duhurira muri Clipper Zone ngati se sizasirenga nyene zindi zidasobanutse turi mu mujyi wa data never forget that ajya Clipper Zone nabo barashona buriya Emirene biri mu bintu atishimiye ariko agomba kurukinga nk'abamama nyine nk'abadamu biteretse hari indi sura ya cyana nyine bigomba kuvamo kugeza ubwo mu rwandiko yamwandikiye harimo close yanteye ubwoba ngo na cano nushaka uyijyane waduteye iteka wedera wogaramenya icyo gika gifateho ijambo mbone kugomeza kumena iyi nkuru irababaje jara ntuyizanemo guseka ntuyizanemo ibiki uyu ni mugenzi wawe ngiye cyo nibaza birababaje ubwo kamikazi we biragenda gute simbizi ndavuga ibyonzi simbizi kuko nawe ntago ari uzajya gutinyisha umugeni muri Suwede agomba kujyayo kapitali ya Suwede ubundi ni iyi Paris Stockholm nimba ari iyihe ndi kubyitiranya mfura yanjye azajya gutinyisha umugeni kugeza ubwo yanditse urwandiko cyo kubaza bazaba muri kapitali hagati oya ntago turinjiraho tugende gaho rubanza utanga ubutumwa nukuri kose nimba utari kubona uburyo niyo Bosco kuva mu maboko ya Irene bose babihombeyemo nawe utubwira uba muri iyi game kandi niyo Bosco n'umukozi w'Imana ubwo noneho ngo yagiye muri gospel si wabibonye yareruye ubu bantu yarasigariyeho ni Vestina na Dorcas nukuri azashaka n'abandi si impano yakoze se abo yabonye bose ko atabambana jeans babyibuka yirirwa mu ma episode ya Bagasoji hari igihe uhura n'umuntu mugahuza mbabarira yego Imana ikabaha umugisha aba bana ni nabo batumye Emire nabo umurokore yariwe nyene abagiye yatangiye kwikunkumura hari rukamanukana nawe oya twakoranye ari we aririmba uturimbo rwose two guhimbaza mbere y'ikiganiro na nyuma yacyo
nawe utwamana yakandi kabumoso natwo nawe utumanukamo ariko nawe uri uwa Yesu sha ntago nukuri oya ntago ari bibi yego ubwo rero ubuze ikintu uvuga kuri Emirene kandi tuba tuganira oya ntago nkibuze iyi ni inkuru mani ya nyayo bigiye gutitiza iyi mihanda kubera iki kubera ko uyu mudamu namara kubyara ntago azaba nyina akiri mu bintu by'ama studio session biragoye umugabo amukeneye cyane umugabo yabonye blessing ndaje nyinjiremo yarasanzwe ari na blessed kuko namenye ko hari ibintu yacuruzaga hano mu Rwanda by'ingingo nsimbura n'ibiki yego ni umukire ariko se ubundi nta kinyarwanda azi ku buryo areba nk'iyi nkuru akavuga ati uyu mukada w'abanyarwanda akagutera iteka apfa kutankira mu bagarisondone icyuhagiro ibyo byo rwose yanturumburamo yanturumburamo bari gushakira visa ariko si yo gusura uwe Darawogo ariko waba utaha ajya kumaza za eguse zihuriranye ntiwajya kurya eguse se eguse bireduka isanga ubu bimenyereye yego mpfura reka twinjire mu nkuru ya Vestine yego tubanze tumushimire yuko buri umuntu agira yerekwa agira ukuntu avuga amenya igihe cye amenya umuntu wa nyawe byararangiye imbere y'amategeko byagenze neza ariko nanone yagombaga guhindura look abantu bavuga ngo ni ADPR yayiretse bigenze nabi nukuri ntago ari byo ADPR ba muri Amerika birirwa bambara amapantaro birirwa badefiriza ADPR bahehe ahantu hose nukuri ntago ari bibi cyambere ni ikintu deliveringa ni bigusokamo ni umutima nama ariko biriya bintu ntago byari kubura kuba bazirene kuko nibutse muri bya bihe Aimable bagira amajanja ndabunoki nari nibeshye nta muntu ugira amajanja ariko bajya babivuga biravukoreshwa igihe ashaka kubigarurira yego kiriya gihe Irene mu bintu byari byamubabaje cyane kuko mu kiganiro yakoze kuri The Choice icyo gihe wumvaga navuga ati shati n'umusatsi bawe ngereje sha yego ati ngiye bari mu maboko yanjye mwabonaga barataye umwimerere none reba aho bagendeye mu ma interview adasobanutse kandi warabikoreshereza ati kuri twadutangaza amakuru avuga kuri cya kindi yakuriyeho yego amwe baba ati mwabibonye ko batakaje idi kandi ubwo nawe kera bajyaga bakumira atabana ko baje i Kigali bararara ababyeyi bakabanza kumekinga shu muri icyo gikarimo ngo nushaka utware ceno waduteye iteka aho hantu wakore comment mene ntabwo wanyemerera uyamene none urabyumva none se sibyo bahoraga baburana urabyibuka mama wabo azavuga ati ibyo byacano wayone n'uruganda ndakuraye ariko ibya byose muri abarabizi kandi wibuke ko bafite akaboko kanini kuri zose yego ntubizi se yego ubwo rero ngiye icyo navuga umusaza niba bamuribwiye ati gumana wibuke ko Vestine ari we mukuru icyerekana ko Vestine aho yagiye anyuzwe Emirene yarihiye abana bajyana ku mashuri abaha ibikoresho ariko hari undi waje arekura umuturirwa ijambo ni rimwe uzi kubavana i Musanze bakabazana katikati hano hirya y'amazi y'amafi niho bari birasobanutse ijambo si rimwe kandi hari ukuntu Darawogo atishimiye management n'ibikinye navuga ati nkeneye kuza mu maboko yanjye nkajya ntaha nsanga wasusurutse uzamura twadukorari twiza udukorasi yego twiza yego umva rero ikigiye kuba ubukwe bwari mu kwa munani tante ntabwo ari sister tante wawe Darawogo urabizi akomoka hehe Guinea oya reka mpavuge yego sobanura mu burengerazuba bwa Afurika yego ku mazi amakude tasaba avuze ubuhu abanyuranamo abanyuranamo n'urusoro uriho inshuti yego iyo muri Guinea yego inkuru nziza rero nuko uyu mubyeyi tante we yamaze kubemerera ko mariage ikintu cyose kigomba kubera muri Suwede hagende bake beza bandika amateka nta muvandimwe wabujyanye Muhazi undi muvandimwe wabujyanye Rubavu hari n'ababukorera mu bwato Platini yabujyanye muri hoteli kuri pisine yego undi wagiye kubujyana Sweden Stockholm birasobanutse kuri blessing iteye ubwoba yanditse uru rwandika amaze kubona visa Vestine
yego niwe nzi byaba Dorcas bazamwambarira ntabyo nzi niyo mpamvu byabaye ngombwa ko babutera ipine bukwegera mu kwa 12 uwe Draogo rero yamaze kubona proti muri Amerika yego ajya gukorayo ubu ngubu bisabye imyaka igera muri 4 ku buryo Vestine ajya kuba umuturage wa Amerika urumva gusenga urumva amasengesho abantu bareba kure bakavuga ati Vestine afite n'ukuntu yubaha Imana na Dorcas we hari ukuntu nyine yita yineneka oya ari ineneka anogendere kuri imyaka Imana oya yivubira imvura ababe nabeza none se nukuvuze bose ni beza ariko muri interview ubundi uyu muntu ataravuga ubu rugero tureba abantu nyine ibintu bigaragara biri tipike nk'ubu nkawe twarakumenye waraje uriterekanye nuravuga ati mukozi wa Yesu Joel ugahita umena basabwe batariterekerega hari ukuntu tutababonaga niyo umuntu aje akavuga uhita umenya aturuka ku muvandimwe kuri nduko se Vestine ubona imico ye kuri kamera ari nk'iya Dorcas Dorcas shagaga Vestine nyine urabona ko yavamo madamu yigo nukuri man yagiye rero kandi imyaka arayuje ushatse wavuga neza Dorcas ni ugihari ubwo nsoza aho rero kujya muri Amerika kwa uwe Draogo ongera ufata ijambo Emile nuramubona ute muri iyi kariyeri yagiye atantana we kujya hanze abakobwa bari kubashyingira niyo Bosco Sande Justin yaramubeshye kandi byose bigomba kugenda neza hari n'igeno ariko none iyi nkuru nibimamo hari n'inkuru zisokerega abantu bagakomakoma ariko bakomakoma bagira ate narongoro biraba birangiye yego nta bindi byo kurara amajoro cyane ko blessing yo kujya hanze y'igihugu yo yaje ibasatira abantu bose bamujyanaga muri West Africa zeru ni muyirye fata ijambo wongera uvuge ku muvani nicyo yakurushaga Emile ne wamutanze muri game nyine kuri Mike we yagutanze stage mu bintu bya za spectacle gipimo ariko nawe wamutanze kuri Mike yaragutanze wikigira nk'umunyepolitike nyine bidusobanurira yaragutanze se burya yari muri stage umena yenda uza kuri mikoro nimero 3 ariko mani nkaba mari ukaba uhari agusanga no mu birindira ahantu wari uri yego kandi nanone yagutanze ku managinga cyane ko nawe uri ku managinga kandi mwese ngo nabana ngo abakuru baragora ngo abakuru basaba utuntu twinshi abana nibo sawa ariko hari igihe nabo ko batoroshye urabyumva ute tujye muri breaking nyine icyo numva cyo ubwo nyine ni igihe kigeze yego urumva yego ahubwo wenda twareba niba iyo exit buri ruhande runyuzwe kuko urumva umbwiye ko ari baruwa yanditswe ruranyuzwe baburetse nkubwire baburetse utanyibagiza narakumenye ndandeba nkabona hari utuntu nashatse kumena ukanyibagiza bushize ngiye kuvuga Ranoshu ugahita uncamo Ranoshu urahazi abanyarwanda barahazi uzi ibyahabereye byihorere umva nkubwire utaranyibagiza nyibutse umuntu bita niyo Bosco atandukana n'umuntu bita Emirene sibyo duheraho ngaho inyuma kugira ngo bize gusobanuka Emile ni ibintu byose yahombye ibintu byose yatakaje ariko hajemo ijambo ko ari imbuga tamuhaye ntabwo wabyumvise mu kanwa ka niyo Bosco yego kubera iki yazimwimye nuko adahembwa nuko bamurusha amafaranga nukubera iki cyane uko ari byo yashoyemo ashaka kubanza kugaruza uko zinjizaga ubu se warabimenye yarabimuhaye cyangwa byarananiranye yarazimuhaye nimba mu rwandiko babonye ko ikizabakoraho ari cano hakazamo ngo nushana yuyijyana ubu kamayo washoye niwo utwambika utugaburira utwerekeza ku mashuri none ngenda yarangije ubu ngubu buri muntu wese agiye gusama amagara ye nimba harimo ikintu kivuga ngo cano nayo waba uyigumanye nta kintu cyababaza Emirene none se urumva yababazwa n'iki nimba umuntu arongo wagiye ubwo urumva ikindi ari iki ahubwo gihe cyo numvamo mu marenga yego Vestine nubwo yakora kariyeri ashobora kuzayikora uwumwe afite manager wa Kayabo uwumwe none impanga ye kuki uwo mu boss atabamenamo n'impanga ye ko bahuza nyine ngiye uva kubwire yego muri iyo close uvuze no kuvuga ati cano wazigumana harimo ikintu kigarukamo kivuga ngo n'ubundi ntituzongera kuzikenera yego muri make kariyeri kandi wadushoyemo kugira ngo nayo tuze tuyagukuremo uduhe fagitire ya miliyoni 40 akadomo
ngiye cyo numva cyo kariyeri y'itsinda igihe akadomo kandi amatsinda yagiye asenyuka tuyabona yambakuyemo indirimbo 3 muri amezi asigaye kubukwe babwimuye bantu bipangaga wa mucuti wanjye nasanze yari yase bakamuturumbura mu bambara ubu bazakura heviza bizagenda bite aho naho hakomozeho ariko si ubwo bukujyana mu bantu batarabawe bo batazagukomera amashyi uzi ba M Frank bari hari abazamura uturimbo two kuramya mbonye avuga ati ndaha ngaha tonza zamuka Gabi Kamanzi mana yanjye urumva ubwo bukwe bwa Festina hari yase nindu zabo hari Emirene ko afite ya Canada afite yo muri pays Scandinave rakaramutiza arabutiza z'abahindura amafoto kumukari guseka biragushimishije oya mbatsusurutse nyuzamo nawe oya ni wa mujyo gususurutse bire narankunda cya gihe nigeze gucikwa nakubwira ati dufitanye interview uzi byabaye uzi interview yankoresheje on phone Imana tumutunze biga on phone se wabanje kuyikora birangira udakoze iya on mic Erikada oya nje uruko ndimbonera nje sukiramo ibintu nabantu nagiye mutsobanura nyine yarohagamo none se nuwanje yewe nyibwira ibyambonye mbonye rero twinjire kuri mbonye umuhanzi mukuru umvise uvugamo abantu yego basanzwe nanamenyereye ngene ukuri reka nitse Makenzi nibo nari umvishe ngo wavuze kuri mbonye yego urumva natungwa Makenzi bazi kuri Snapchat nikanze nanjye mbonye ari reka tubisanishe yenda nakagero gatoya ukabona abantu bavuze inkuru cyane ku muntu ukabona twe dutinze kuyivuga urabyibuka yenda nko kuri ririya nkuru ya Muyango ntago turi mu bambere bamennye ariko mbonye nawe urabiza abantu bagendaga bakora n'ama space n'ibiki n'ama poste ngo yatenda n'ibiki ngo ubukwe ngo burapfuye ngo ivirira pfubye subyibuka none subwo ngubwo yandenganye cyane umukozi wa Yesu kandi mbonye agira kanyenyeri ase urabona iyi ngofero nandeba iri bugaragare mu mujyi wa Kiyumbe nyihubanuzemo oya gutyo ni sawa okay cyangwa yihubanuze muri bubishaka oya nana yihubano oya kwari we chief editor se oya ni we chief editor uzi impamvu se mbonye yagiye blessing abantu ku buryo bw'akanyenyeri yageza blessing na James na Daniel naba barugajurigana ngiye kumena n'umuntu wabo ubwo baba yingana umuntu ugira aka blessing abantu badakora no muri kariyeri ye baba muri showbiz barimo ba Uncle Austin tuzamuke neza mbere yuko ukomeza yego mvuze James na Daniel yego sha Eta nibuka yego nyemerera yetu ko mu rusyo dukome nicyo ntasobanuye sampfura sirenge tugendana nazo yego twisegure ku muvandimwe Ernesto Ernesto se Ernesto uribuka ko hari inkuru twakoze mu minsi ishize ya gospel ya indi twatohoje tukarara amajoro tukamenya ibintu ariko bikaba birimo amakuru ataryoshye atasobanutse mu matwi tempa ngo yaragiraga gutya yarasatiraga pe my god nari nzi ko cya kiganiro nagiranye na Ibambe cyashyizeho akadomo uko cyanagenze neza cyagenze neza aravuga ati umukada n'uw'abanyarwanda atari ko papa Kamba nawe ari kurerera igihugu yego n'ukuri turavuga ati turabashimiye none se Ernesto disi ni inkumbi Ernesto rero namenye ko urumva nawe ari ukuntu inkuru itamu nawe urabyumva bitagenze neza itatambutse ntabwo yirebye ijisho ritagatifu none se yankundiye Papa Jaras ko nta mutima ngo abayisekera ngo bakwangira guseka ariko icyo kirego nta hantu gitaba ngo umuntu ngo yasetse ngo araseka pe ngo bahise ngo bamuhana niko numvise wasobanurira turi mu bakozi ba Yesu biba bisobanutse ari ngoswe Ernesto wanje cyo gutanga imbabazi rero arabizi ni grand frère wacu ibi bintu yabibayemo ku bwa kera arabizi reko ntibijya bigenda inkuru iratambuka nyine sometime ariko ntago dusebya kandi turatohoza flexibility yabayemo mata yego kandi iramataringa turi mu cyumweru cyo gutanga imbabazi namenye inkuru itashimisha Jaras y'umuvandimwe wageze akavuga ati ubundi yaturumbuse muri ubu bugingo turimo akitahira iwabo watwese shano ukuri ngo mwababariranye umunywanyi tuba tumeze neza ariko se umuntu avuge kuri yuba ari nawe ugura fanta shajara ubu ubona nari umukada
mubabarirana umuntu wifuje kutantereka ha nurangiza uba ari nawe ugura fanta oya fanta yo kwiyunga oya nta granyobwa ariko nyine abantu b'abagabo ubaho se ukubana abagabo bakemura ibintu ba abagabo kandi buriya rega buriya umuntu avuze ikintu aba yatuye abaruhutse buriya utarabivuga wenda kuri yavuze akavuga ati buriya we yarameze nkaho ari kwihana nawe umukada ataraguhostinga se ngumenagure buriya nanjye nari nkiri kuri uribwa nari papashaza naze mwasangiye byinshi mwararanye henshi umuvandimwe naze abanza areba ikibondo cyawe sha anagusure oya ari hakurya ari ku mazi y'Abarabu yego ku nyanja ngari arasa akanyenyeri karaza cyambere no umutima mwiza ntago wakennye byara ngiye kuva nabona abantu bakwingingira amafaranga ukajya wabaza ngo nayicyaye amafaranga ukongera ukabasubiramo ati ndayagirane ko nariye uri kwigira ibiki mana yanjye nkajya mvuga oya oya birababaje birababa nukuri ni ikintu kandi niyo mpamvu urambye niyo mpamvu umeze utya nanone ubwo nindi karite yawe sinzi impamvu yego rero mbonye Fisa arashimangiye ati rwose tumukada arabomoye se wenda muyobewe ntituvanga abakozi b'Imana reka nze musorezeho nashabisiba yibwirira ibyambonye yego mbonye rero hari ibintu byagiye bimuvugwaho ariko twe tuba tuvuga ngo mbonye acuruza izina nyaboneka twubahe nyaboneka dukumire dukomakome ariko mbonye ni umuntu blessinga abantu natwe tublessinga turebe ijisho ryiza cyane ariko ejo bundi naciye ahangaha ndavuga ngo ni gute yatangiye kujya mu ndirimbo z'ibyongereza abona ari Meddy uriya ni Meddy byarakunze tanga inama nawe nyine bakumve oya ariko agomba kwagura abo bake beza iyo unafonda ubufonda ko ku Giswahili atari kuriya byagenze yatangiye gushyira turi mu ijambo rya Yesu umva nkubwira icyongereza ntago ari ururimi rwa buri wese cyane cyane abari mu karere tubarizwamo yego sibyo abaruvuga wenda cyane buriya ni igice cy'Abagande n'Abanyakenya yeze kubona Meddy bamutrolinga ariko n'Abanyakenya si cyane ntago ari cyane igiswahili cyabo kiri yeze kubona Meddy bamutrolinga ngo yakoze ishyano ngo blessed ngo ayire kuri intare za Sarambwe zihinda umuriro ngo aravuga ngo kuki tambunera utashyizeho nk'igifaru cyasokowe cyangwa agashyiraho nka nyakwigendera bana mawuya Imana imutuza heza yego ubwo rero Israel mbonye anyihanganire kuko nuwacu ari muri game nibwo namenyaga izina ryitwa Uwa Severine anyihanganire nabimenye gutyo ntago nukuri ntababare kandi koko ndabyumva ariko ni inshuti yakadasoka ya iyi nkuru yabaye ku itariki yakoze y'igitaramo si kuri Noheli ntibisobanutse bari baje biba ngombwa ko banahurira nawe backstage uwari uri imbere bamwita David Bayingana umukada bana umukada asobanura muri backstage bageraho havamo umukobwa umwe muri Makenzi aravuga ati nimba ari umuntu wo kumenyana nimba ari umuntu wa nyawe uyu mwana w'umukobwa yigaga Belgium birasobanutse ubwo nciye hejuru ntago ari bibi ntago Yesu atubuza gukundana Imana ni urukundo ahubwo rero ubutumwa nshaka guhereza hariya mbonye ikimihurura umunyamakuru uteye ubwoba wo muri Nigeria namumenye yego wo muri Nigeria uri kureba ijisho ryiza mbonye ariwe ndekore wavuze ngo n'umuyoroba n'umuyoroba urabizi hari ibice bitandukanye ariko abayoroba nibo baba bashyushye oyo biyumvamo yego kandi ngo bagira keya ngo ni wa muntu uza kuguhobera agapfukama ni wa muntu usenga agasenga isaha n'igice biterwa n'icyo yishanditsemo nese mbonye nawe ko kugiye kuba nka James na Daniel uturebe ijisho ribi nz'umuyoroba ibyo byo mu bubiri giko ntabyahuranyije mu gihe atarakomorera The Ben ngo korabo yamwemereye ayirekure ngo kubera ko The Ben atarakira agakiza ibaza iryo jambo mbonye akaribwira The Ben ngo nge nta kibazo kumwe abayigira gutyo umusatsi nyine aba yahagaritse uyaga ni busiyara umusatsi wa mbonye niyo ari kujongera Kigali University ni wabonye ko ubuyaga aravuga ati The Ben nta cyazi indirimbo turayikoze ariko umunsi wakiriye agakiza nibwo indirimbo izasohoka
ubwo se kubera iki tasohoka ahubwo akakakiriramo cyangwa ikabwiriza abandi. Ntago Target ari The Ben, Target ni abantu ubutumwa bugeraho. Ariko mbonye ndamwumva Peni yarandiriye bisohoke uje mu gitondo tubone Peni yarandiriye arambwira ati nta butumwa ujye uhereza abakozi ba Yesu. Nakibuka ko Pamela atabikunda ibiheza ibintu by'agakiza ebekiza. Uzi inkuru nakuye Gisozi, iyi ni showbiz. Uzi inkuru namenye Gisozi number 1 Rocktician. Uzijisha nzuri yarebaga madamu mwenyewe madamu mwenyewe byanyabyo birenze mani birenze. Oya none se mwenyewe nageze gutya kuri phone nti ibi bintu muye nabyo biturutse Gisozi. Arambwira ati wacana we rero nibigucika ntuzangarure mu bya namba wanjye. Usi inkuru nimugeraho nizere ko atari wa mujyo wa cyagisata kindi nibimugereho mukaduragishe kabisa data tabari. Oya nukuri ninsoza ndasenga urabihuhuye pe ninsoza ndasenga. Mbonye wamwumvise mbonye arakunditse mbonye ikumbi yaporoshaga ibyongereza ashaka kototera Naija. Nabimenye ariko uwa Severine nawe ni uwacu nawe ni umudiaspora nyine nawe mani ndara ntohoza. Yoboke imwe yari inkozo ya Element wa muturanyi wanjye yavuyemo Jori. Umva ye ubwo se mbonye nababara. Erega bahita banga ko nyine ngo aba bari benshi ngo harukuntu dukora inkuru akavuga ati niwe yavugaga iriya mfura ya Yesu niwe yavugaga. Ariko iyo ise wahuranya nkuko ntago bigenda neza. Umuturanyi ariko yego inzara iri kunuma. Oya ahubwo ni ibikorwa turi gushora muri byinshi. Ni gute utansabira John Calvin ngo nkunde namukoreye iki? Nagize ngo niwe wambaye ahubwo namukoreye iki John Calvin? Nagiye ndohami ibi ngibi sari uko mbuzi izindi ngofero z'umukara zigenda cyangwa z'umweru. Mana yanjye John Calvin namukoreye iki? Uri kumuseduiza se? John Calvin apfana iki na Karomba? Ni umuvandimwe. Fata ijambo. Karomba si umukozi wa Yesu. Ntago nagiye muvugaho inkuru nyinshi. John Calvin anyangira iki? Akwanza tese. Ndabizi se mani. Kugeza ubwo numva abantu bose ngo ari kugenda atambuka ku muhisi n'umugenzi hano mu gihugu. Umukada w'igihugu. Nabireke. Nabireke. Narore ibikize. Uzi ubugome yakoreye Rugaju. Babarira ngende mu makuru. Nabireke. Namukoreye iki? Namukoze iki se? Namukoreye iki? Sho bundi navuganye na Abuduhagena Imana. Ntago muzi. Inkuru twakoze hasi nyinshi. Ntago twavuganye. Ntari muri Amerika. Nabireke. Aranyangira iki nkaho yaza ankigikira. Kwirirwa sinyisha ba Kivumbi. Ubwo subi ibi bintu. None se wowe uraririmba. Aba bakozi batarabaye nabireke. Umva nkubwire. Nakora ibyiza. Hari nabandi bamubanjirije ntibyagenda neza. Ndakotinga Philipita buri muntu wese agira igihe cye. Yego. Ubu rero nimba ari mu gihe cye namenye urwego rwanjye cyangwa urwa Jaras umwe muri abo reka nkubwire. None naza yirukanisha abantu biramumarira iki? Biramumarira iki? John Calvin yateka inzova. Ngiye nkora inkuru ntago nari nzi ko John Calvin agiye kurengaho Karomba. None se nari mbizi mvuga ibishoboka bihari. Iyi nkuru ntago ari yagenze bite se Ndugu? Niwe muntu wakiza akadomo mu bakozi barenga 10 birukanywe muri Kigali Universe barangajwe imbere n'umuntu bita Rugajurigani. Byashyizweho umukono na John Calvin. Reka nkubwire nakoze inkuru ejo bundi ndakubwira ngo bari kuri airport bari bategereje ku mapuro ngo kwajyaho sinya ya Calvin. Ariko mbivuga gutyo nk'ababimbwe simba nyine uburemere bw'iyo sinya. Kumbi ngo Karomba ngo John Calvin aramurenze. Noneho mu bintu by'ubujanja noneho byo kugenda afata decision. Rugajurigani yahembwaga amafaranga kubye gatata yahembwa kuri RBA. Ibyo birazo. Murumva mvuze induru. Barabanza bagabanya imishahara kubera ibintu bitari kugenda neza ariko mu basohoka bashyiramo umuntu bita Rugajurigani. Iyi nkuru nta masaha iramara ngo yatangiye gutegura ngo kugenda ngo mu ba YouTuber ngo avuga ngo yasezeye ngo incingano zabaye nyinshi. Ni Magic Lineup Magic saa 12 saa 1 ngo nibyo bintu noneho mbivuze mbere arajyahe aracahe yiteranya n'abayisi n'abagenzi atagakiza ngo agiye kwirirwa ngo avugira Colorful Generation na hamwe ariko nayo iri indirimbo ya gospel iga ntukayisebye
Karafu udatuma ninjira muri showbiz mubwira amakuru meza ya Melody tayi wacu gitangaza we ye baba gitangaza we ndasoza nkubwira ngo Diamond atera umwaku ibiki Diamond yakoranye na The Ben bucya atandukana na Karomba Diamond agiye gukorana na Bruce Melody bugiye gucya bigenda gute ntabyo nzi bintu byo guturumbuka narabyiha utangiye kuncyusha mani uzi ko gospel igiye kunanira uzi impamvu bitancyuha mani mba mfite amakuru menshi tumaze icyumweru sinsinzira yego kintu mbazi birababaje Diamond agira ati azaza ndege hano mu Rwanda azaza ndege uzi ko nsetsa Nuzi Diamond yifatanyije n'abitwa baroza muhando baza birirwa barega aba DJ aba disque bana urabyibuka muri bya bihe azaza ndege uretse gato ikisi Hitmaker iki wazuye Kofi akazana Inosbi akatwereka Rayvan akatwereka Konde Boy akatwereka Zucu akatwereka ba Juma Jux ba ni benshi niwe uri kushidikanyaho sinzi ikibazo kirimo wakorana na Mico the Best byagenze gute akorana na ndi kuguha amakuru ya nyayo nzaza muri Ghost Showbiz concert ya The Ben nzaza muri Showbiz katugendane concert ya The Ben niki cyayicuruje ni ikinyoma ikivuga ngo oya cyuko nyine Chibudenga amatike nanjye naraguze kandi ubwo ngo mbafite ikarita anambwira tuhagarara ahantu ubireba neza ariko ndavuga ati Chibudenga reka kirema gacumisha ibinyoma none cyo kubwira uwo muntu ni uri kuvumira kugahera mani wambabariye ukame minota 20 nkamena Showbiz ukareba urwego rwa ndi kubabara Melody zibyo ndi kuvuga Melody zibyo ndi gusobanura kaduhiniraho tuzabigarukaho ariko ku buryo burambuye turasoza dusenga cyadusozanya umurongo wa Yesu n'ukuri gospel natangiye nabi nyine ndi kuvuga ko Yesu yari inshuti yaraza akusengere fisi urabona bari no kumukubita fisi rumodo we ngo ni Derrick again biriya ni ibiki ngo bya Derrick again oya banamukubisira ijoro urabona afite inkovu nyinshi mana yanjye ngo gasongo wiwe ngo ahita vunira mu mavi ni gasongo se gasongo wiwe umutambukanye yaramuhinnye ngo adashaka umuta ngo shere ngo naretse akazi ngo kubera wowe yaramuhinahinnye nawe gaturwaruka rw'ururongora koko kandi ubwo fisi kera Jean Paul yaravuga ngo yarongo yakiri muto gagiye ni umusaza ariko acting abanyaruka nk'abajene iyo avuze rero none abavugira mu ryirirwe ni ryinanisha none iyo yasebeje umudamu we ntagwire nazabisiba niyo yabona miliyari ntiyabisiba ngo aze muha amandazi ngo ahita kwama nta n'imvura yaguye muri abagome nareba icyo kizungereza cyari iminwa muri abagome gusa shafi narakarabye kandi fisi kuri tere ababirigita ni bumesi kabisa ngo zafuteje abandi batafashe yirukanga inyuma y'abantu ubwo Dani wanjye imisatsi yabaga ayinaga imbere ayinaga inyuma kandi ndamukunda mama shenye ni bugerete w'amavubi inzunzu fisi wanjye urumodo wawe ngo ni Derrick again yaragiye Nyamirambo Derrick again amajidokani amwe yaba Putin ayakubitana n'umugore we wa gicupuri biriya nabyo ngo fisi ashaka kubikora menya ngo ari musi yakimusibishije fisi ikibazo cyo bikora kuwa nyawe oya fisi we abagira ngo ababikora kutari we wacupuri oya wanyawe ngo barabana none se barabana ariko se hari ukuntu umwe nyine abatisabaga arisabaganya se nyine arisabaga mwabahaye ikiganiro mba bagenda runono ngenda ndeba isi barabana se aha nakimenye na Judy baribanira ese nakweretse agashya mbabarira tutarasoza ikiganiro mana yanjye mana y'isi n'ijuru reba urwego rw'umukada nuruhe reba urwego rw'umukada uri kubona icyaha ngako ari agashya ka Yesu mukada umukada reba urwego hari umuruzi kukuvuga neza reba neza ntuvuge
uraza kumbwa nimba byemewe harimo nibitemewe iyo ninyirekura Nyarugenge zavuga ati umukada ntizime jyo kandaho yego ndi kukurikirana yego urebe hari ibindi bigiye guhererekanywa mbabarira soza video urebe urwego rw'umukada ngo bari kujya kunsebya hari akantu kagiye guhererekanywaho rebe hirya gusoma iki reba akantu ko kandi uwo mutije wamumenye uherejwe wo hirya nyine wa Gitsiragore uwo mukinnyi wamumenye reba urwego nzaguko mbabarira wikereka fisi wimwereka atabiboroka nawe akajya kubikorera mama yake wiwe iyo niteretse ndamena ngayo nguko rero dushimye Imana na Jaras nyine batumye tuganira amakuru y'abakozi ba Yesu ni ikintu kiba kitoroshye nakavuze byinshi cyane ariko Meddy ni uwacu Mbonyi Vestina w'Imana irabikoze ku myaka ye mike cyane it's all about taking a decision ariko nanone Rugaju Rigani ndamukumiriye mu ma interview yapangaga na basabe ntabeshye ngo inshingano zabaye nyinshi nta gisata yoboye igisata kiyobowe na Kwizigira kandi nuwanjye nyine urumva no umuyumbe kandi nanjye ngo bazankingira ndasuhuza Diama kutoka Karen yego ari uhagaze hafi yanjye ari umupapa ari uhagaze hafi ariko buryo burivuze rituzuye ubundi kugira rigira umwimbere kari akantu kajyaho imbere manu sikumba ndi guseba nunsebyo nuzungukira tavuga ati ibara abantu bayirohamo koko yamarero wanje ubwo tunatera iteka nyine Aline Gahongayire yego sha bigiye kugenda neza niyo warwara indirimbo y'igihumbi na rimwe igiye kuza ni ibintu bikomeye ni blessing aradukunda ni umuntu uba mu bisata byombi wabonye ko na ba Deben yari yagiye kubashyigikira ni ikintu gikomeye ariko nkubwira ngo Jaras ubushize warangaye ariko nizere kutazongera kungaya ko company ya Grace yego 0720540332 iyi ni company nyuma yuko tuvuye muri iki cyumweru cyo kwibuka igiye gufata abanyeshuri barenga 40 bohereze South Korea kwa Rugimbana Theogene yego ifata abandi bohereze Roma kwa Papa mu Butaliyane yego urumva si bitazenguruka hose mu Bushinwa urumva n'Abashinwa babaye benshi ubwabyo yewe sha mu Bushinwa umenya nta maronko nahakura muri iriya miliyari ariko Abahinde kwa Narendra Modi ubwo rero Grace Gilbert wanjye boss mwenyewe mukomeze mukurikiranye dossier yanjye hari igihe nzarandingaho navuze nambaye ibyo navuze mucyo nasobanuye neza ariko papa kamba macavuga ati kati mu nkundire papa kamba